twabonye ko dushobora kwiga byinshi ku itorero rya Tesalonike kubera ko mu gihe cyabo banyuze mu bigerageza kwizera kwabo, ntibacogora bakomeza kwizera, kandi intumwa Paulo ibatangira ubuhamya. Natwe rero mu bihe byacu turimo dukeneye kwizera nk'uko Abatesalonike bagize, kwizera kutari kw'amagambo, kwizera kutari ko mu bwenge gusa, ariko ukwizera ko mu mutima. Kuko biratandukanye, ukwizera ko mu bwenge na niko kuri mu benshi, ni ukwizera ko mu mutima. Ahubwo reka tubitandukanye biriya bibiri. Kwizera ko mu bwenge kumeze gute? Une foi intellectuelle. Foi intellectuelle. Kwizera k'ubwenge, ko mu bwenge kumeze gute? Une foi intellectuelle. Kwizera ko mu bwenge kumeze gute? Kwizera ko mu bwenge ntabwo ukora imirimo. Kwizera ko mu bwenge ntabwo ukora imirimo. Kwizera ko mu bwenge ntabwo ukora imirimo. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ni ukumenya ibintu runaka ku Mana. Ndizera Imana imwe rukumbi, yaremye ijuru n'isi. Ndizera ko Yesu Kristo umwana we w'ikinege. Ndizera, bikaba mu bwenge gusa. Ibyo rero ntago bibyara imirimo yo gukiranuka. Ahantu hose Yesu yavuze kwizera, yavuze iki? Ngo nimubwire uyu musozi, shinguka witerere mu nyanja, nimushidikanye mu mutwe. Ntiwumva se? Nasi yibagiwe ko n'umutwe ubaho. Mwayivuze? Hari impamvu yayivuze. Iyo jambo reka turyandike. Amen. Muri Mariko. Murabyumva? 11 Mariko 11 Mariko 23. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Amen. Amen. Nimunkurikira. Nicyo gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Amen. Amen. Niumva ngo umuntu abwira umusozi ngo shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu bwongo. Niko yavuze? Nashidikanye mu mutima. Kubera iki? Nuvuga ngo rero abafite kwizera ko mu bwenge niba abandi navuze bahinduka mu magambo. Ashobora kukwigisha ibintu byinshi ku Mana. Mwabyumvise? Ashobora kubwira byinshi ku Mana. Ashobora no guhera mu itangiriro akagera mu bya Yohana. Ariko biri hehe? Mu bwenge. Ariko wareba mu buzima bwe nta kibigaragaza Imana. Donc afite kwizera ko mu bwenge, ko mu ntekerezo. Donc mu gifaransa babyita une foi intellectuelle. Je connais Dieu intellectuellement. Nzi Imana ndayizi mu bwenge. Kwizera ko mu mutima, impamvu ariho kwizera kukwiye kuba, kukwiye gukorera, ni ukubera iyi mpamvu ngira mvuge yonyine rukumbi. Ndayishakira ijambo ry'ikinyarwanda. Le cœur, c'est le siège de l'action.
umutima niho havuka ibikorwa. Amen. Ibyo ukora byose bivuka hehe? Mu mutima, bibanziza mu mutima. Niyo mpamvu Imana ishaka ko kwizera kutaba mu mutwe, kuba mu mutima, niho gukora imirimo. Impamvu Yesu avuga ngo nimubwire umusozi shinguka wijugunye mu nyanja, nimushidikanye mu mitima yanyu ko ibyo mwavuze bikoreka, muzabona bikoreka. Kubera iki? Kubera ko mu mutima niho soko iyo dukora. Naho mu bwenge ni ubumenyi gusa tugira. Ntabwo Imana rero ivuga ngo tugume mu bumenyi gusa bw'Imana, ahubwo tugire kwizera. Kumenya gusa ko Yesu akiza birahagije se? Birahagije? Yeah. Ntabwo birahagije. Kumenya ko Yesu aca inzira hatari inzira birahagije? Oya. Kumenya ko Yesu Kristo bamutabaza agatabara birahagije? Kwizera ko mu bwenge, ko mu ntekerezo, no kwizera ko mu mutima dukwiye kubitandukanya. Dusome muri Matayo 9 umurongo wa 18 tugeze ku murongo wa 22. Akibabwira ayo magambo, haza umutware aramupfukamira, aramubwira ati, umukobwa wanjye amaze gupfa, ariko ngwino umurambikeho ikiganza cyawe arahembuka. Yesu arahaguruka amukurikirana n'abigishwa be. Nuko hari umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12, amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwenda we, kuko yibwiraga ati, ninkora umwenda we gusa ndakira. Yesu arahindukira amubonye, aramubwira ati, mwana wanjye komera, kwizera kwawe kuragukijije. Umugore akira uwo mwanya. Amen. Amen. Hano mwifuza ngo car elle disait en elle-même. Yibwiraga hehe? Mu mutima. Nuvuga ngo Yesu avuze ngo ukwizera kwawe kuragukijije, yakubonye gute so kukwizera? Mu mutima. Uyu mugore yari afite kwizera Yesu ashaka mu bantu, kwizera ko mu mutima, apana kwizera ko bitekerezo. Amen. None se kumenya ko isosi y'ubunyobwa iryoha birahagije? Ugira gute? Ukwiye kwirya? Sibyo? Urashobora kuba utigeze unayirya, ariko ukagira abantu ati murabizi ukuntu isosi y'ubunyobwa iryoha, none bakubaza ikibazo, warayiriye? Atoya, numvise bayirata, bayivuga ko iryoha. Ukwiye kuyirya, noneho ugatuvuga ati iraryoha. Kumenya ko Imana iriho ntabwo bihagije. Ukwiye kubyizera mu mutima, noneho bigahita birema igikorwa cyo kwizera. Uriya mudamu yaratekereje mu mutima we ati, narahangayitse, njya mu bavuzi benshi, banja amafaranga yose, ntacyo bamariye, ariko icyo nzi ngo ningira amahirwe yo gukora kushundura y'umwenda w'umwami, ndakira iki cyago cyanjye. Yabigambiriye mu mutima, kandi umwami azi byose yarabonye kwizera. Rero ukwizera kw'amagambo ntabwo guhagije, ntabwo kwizera ko mu bwongo. Tukwiye kumanuka kukava mu bwongo kukajya mu mutima. Aho niho gutangira gukora imirimo, aho niho gutangira kurema imirimo y'ubwami, imirimo yo gukiranuka. Amen. Ariko kwizera kwaha
tuzavuga amagambo, Yesu ni umwami, Yesu arakiza. Dore mbasomere muri Matayo, yakijije umukobwa wa Yayiro, umukuru wa sinagoge. Reka mbasomere no mu byakozwe n'intumwa, hari ikirema cyari gihagaze, cyari kicaye, ko cyari guhagarara, cyari kitarakira. Hanyuma Petero na Yohana saa 9 baragiye gusenga, cyari cyaye imbere irembo ritwa ryiza. Hanyuma baragihagurutsa mu izina rya Yesu. Yego, byose ni byiza, ariko se urabyizera mu mutima? Urabyizera ko byakoreka? Aho ni ikibazo. Ese distance kuva ku bwonko kugera ku mutima haresha gute? Santimetero zingahe? Hari uwayipimye ngo ni nka 30. Urabona ya rate yanyu y'abanyeshuri 30 santimetero. Ariko urwo rugendo rurahishe. Urugendo rwo kuva mu mutwe hano ukagera mu mutima ni urugendo rusha rwo kujya gusenga impaka na Yerusalemu. Ni urugendo rurerure, utafashijwe n'ubuntu bw'Imana ntabwo uzapfa ugezeyo. Santimetero 30 ukamara ubuzima bwose ugenda ariko ntugereyo. Murabyumva? Kwizera ko mu bwonko no kwizera ko mu mutima ari urugendo rurerure. Dushobora kwigisha ubuzima bwose tugasimbagurika, tukavuga ibitangaza bya Yesu w'ibiki, ariko mu buzima bwacu nta mirimo ihari yuko kwizera, kuko ntabwo kwigeze kumanuka kuve mu bwonko kumanuke mu mutima, kuko nta kwizera Imana hano mu bwonko kwigeze gukora imirimo. Ntibishoboka. Donc la connaissance et la foi biratandukanye, mais la connaissance peut nourrir la foi. Ku ubumenyi bw'ijambo ry'Imana buragaburira kwizera, ariko ukiye kubitandukanya ubumenyi no kwizera. Mwibaza ko uriya mugore yarazi Bibiliya cyane y'icyo gihe, isano rya kera, kurusha abafarisayo n'abasadukayo? None bari bafite ukwizera? None se numva se? Amen. Bartimayo sibyo yarazi isano rya kera ryose? Oya. Ariko yaravuze gucyonzi mwene Dawidi, nungirira imbabazi ndahumuka. Imana ishimwe cyane. Murabyumva? Kwizera Imana yakugize simple cyane, mu buryo n'umwana muto ashobora kwizera, n'umukecuru ashobora kwizera. Ntabwo bisaba amashuri, ahubwo bwa bumenyi twakira buradufasha kubaka kwa kwizera kwacu, kugira ngo kugire urufatiro, kugire uburyo kwanasobanurirwa n'abandi babimenye. Ariko kwizera ko mu mutima, ariko kwizera gukora imirimo, ntabwo ukeneye ko mu bwonko bwawe haba huzuye amaverse menshi ya Bibiliya. Mwebwe muribaza yuko Aburahamu ko ari we sekuruza w'abizera? Aburahamu yari afite Bibiliya? N'ibitabo bya mbere ya Bibiliya bibanza byanditswe n'umuzukuruza we ari we Mose, ntabwo ari Aburahamu. None se Aburahamu ko nta gitabo yari afite iki? Igihe yakoraga curite mu rugo rwe na Sara, na Isaka amaze kuvuka, bavuga ngo dusomeye. Aburahamu yari afite igitabo? None se mu rugo rwe ntabwo basengaga Imana? None se bifasha iki? Iby'Imana yavuze ikanakora n'ibyo yabasezeranije n'ibyo gusa, nta bindi. Twebwe tuzi ibintu byinshi kurusha Aburahamu,
ariko ntitumugera no ku bugomba mbari. Murabyumva? Tuzi ibintu byinshi kurusha Aburahamu. Simvuga bya siyanse kuko byari mu gihe cya kera, ndavuga mu by'Imana. Tuzi ibintu byinshi cyane. Aburahamu ntabwo bari kumubwira ngo sobanura umwuka wera, no, kuko byaje gusobanuka nyuma. Ariko Aburahamu yari afite kwizera kwanejeje Imana, hanyuma aturongera gukiranuka muri Kristo. Kuko Yesu yaje gusohoza ibyo Imana yabwiye Aburahamu, ko wanyizeye biguhaniyeho no gukiranuka. None twakuvuga iki hano? Twavuga ko kwizera kutubeshaho kukorera mu mutima, noneho kugakomeza kugaburirwa n'ijambo ry'Imana twumva, tukarisobanukirwa mu mwuka, rikanyura mu bwonko, ariko umwuka wera akarimurikira tukarisobanukirwa. Tuvuge iki ku itorero rya Tesalonike. Nababwiye ko Paulo yamaranye naryo amasabato angahe? 3. Ese amasabato 3 arahagije ngo wubake kwizera kw'itorero? Dore imyaka tumaze muri itorero turacyubaka n'ubu, kubera ko bakuze vuba rero mu mwuka. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike rwabagezeho ari itorero ritarakwiza n'umwaka. Mwayumvise? Paulo yamaranye na Tesalonike amasabato 3 n'ibyumweru 3, hanyuma akomeza urugendo rw'ubutumwa bwiza. Yaje kwandika urwandiko rwa mbere ntibari bwanageze umwaka itorero rivutse. Arandi avuga ko itorero ryari rimaze amezi 6 gusa. Ariko nimurebe amagambo yabandikiye, harimo amagufa, ntabwo ari amata gusa, sibyo? Ne Paulo yavuze ngo yahishuye Antikristo. Tesalonike, none se ayo ni amata? Ni indyo z'abantu bakuze. Wayibise? Amen. Nuvuga ngo Paulo nuko bari bamaze igihe gito mu gakiza, kubera ukuntu bashikamye mu gakiza, ukuntu batahuye ibya Kristo, bemera no kubibabarizwa, bemera no kubipfira. Paulo yarabubatse vuba kugeza aho abaho ibyo kurya bikomeye, bitari za nyigisho zibanze zo muri Kristo z'urufatiro, kuko yabonye ko babikeneye, kubera yuko barakuze vuba intambwe ku yindi. Rero gukura mu mwami ntabwo ari imyaka umara mu itorero, ntabwo ari imyaka umara mu gakiza. Ni ukuntu umutima wawe unyotewe Imana, ni ukuntu umutima wawe ushaka Imana. Umuntu ashobora kumara imyaka 20 mu itorero, tuvuge mu gakiza, ariko akakomeza kuba bebe spirituel, uruhinja mu mwuka, akiramizwa amata. Nundi ashobora kumara amezi 2 mu gakiza, amen, ariko ukabona ko ari umuntu ushikamye. Ntabwo ari imyaka rero umara mu gakiza, kuko Abatesalonike ni urugero rwiza. Yabandikiye urwandiko rwa mbere bataramara n'umwaka, bafite nk'amezi 6 itorero rivutse, ariko ababwira amagambo ari byo yabigishije y'amasabato 3 yamaranye nabo, byari ibyumweru 3. Ari byo rero yaje gukomeza ababwira mu zandiko yabandikiye, ariko ukabona yuko agenda abona yuko nta ntambwe basimbutse, ahubwo barubakitse mu mwami. Uko ntago bari kwihangana ibigeragezo nka biriya batubakitse mu mwami, bari kuba bararetse agakiza, cyane cyane ko n'uwababwirije ntago bari kumwe nawe. Uru rugendo rwiza rero.
ntituzajye twirata rero imyaka tumaze mu gakiza, wabibise tuzajye twirata iyo tumaze mu isi, tuyikorera anniversaire iyo tumaze mu isi. Ariko nayo bashobora kubaza isi gukura afite anniversaire iyi ni bite byawe, experience y'ubuzima ni iyihe, ushobora kwigisha abato iki mu Mana. Rero tukwiye kumenya ngo gukura muri Kristo nibuturuka ku myaka umuntu amaze mu itorero cyangwa mu gakiza. Mu byandike Abatesalonike ntibari bamaze n'umwaka, mwandike amezi 6, ariko baragaburiwe amagambo y'Imana kugeza aho babaha n'ibyo kurya bikomeye. Muri ibyo hari iki? Hari inyigisho zo kugaruka kwa Yesu. Izo ni inyigisho zikomeye. Nete mukuru wewe igihe dusomeraga ibya mbere by'ibanze bya Kristo, ugeze mu bavuga inyigisho zo kugaruka ku mwami, bigeze bavuga antikristo, bigeze bavuga ubwiru butuma antikristo adahishurwa, ntabyo bavuze. Ntabwo biri mu nyigisho zibanze. Oro mu bwenge bwa kimuntu itorero rimaze amezi 6 yari kuba rikiri he mu byibanze. Ariko Paulo turabona niwe yababwiye ibintu bikomeye bitavuzwe ahantu hose. Nuvuga ngo barakuze. Rero gukura mu mwami ntibituruka ku myaka umuntu amaze mu gakiza. Imana ishimwe. Bituruka kuri la qualité y'umutima, umutima ukunda Imana, umutima ushaka Imana, umutima unyoterwa kumenya Imana. Pana ibintu byo gusenga nanjye ndasenga, ntabwo ari ibyo. Ushobora gusazira amasengesho ariko nta gukura mu mwami. Ntabwo mugeze mu byibaza ibyo. Kubera ko Paulo itorero ritamaze n'amezi 6 arera ribwira ibintu bitari mu nyigisho zibanze. Kubera iki? Yabivuze barakuze. Imana ishimwe. Kuko bakuze rero akwiye kuba ibijyanye na level bagezeho. Basi wowe uzaba urigisha abantu batari hana imirimo ipfuye, uzaja kubabwira ibya antikristo? Uzaja kubabwira iyugaruka kwa Yesu? Uzaja kubabwira ubwira ubutuma antikristo atayishurwa? No, ukwiye gukomeza kubabwira inyigisho zo kwihana imirimo ipfuye, kuko baracyari kuri fondation, baracyari ku byibanze bya Kristo. Abaheburayo 6. Batesalonike bari bamaze kuva aho barahavuye, bari bakiranutse, imirimo ipfuye bari bayihanye, les idoles. Dusome igice cya mbere ku murongo wa 9 n'uwa 10. kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye nuko mwahindukiriye Imana, mwimuye ibigirwamana ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho, no gutegereza umwana wayo uzava mu ijuru, uwo yazuye mu bapfuye, ari we Yesu, uwo uzadukiza umujinya uzatera. Amen. Nyumva se imirimo ipfuye barayihanye kuko barimuye ibigirwamana. Twe nibyo byarangaga ubupagani. Urumva rero ntabwo bari gukomeza kubigisha ibyo kwihana imirimo ipfuye, barihanye barabivuyemo. Hanyuma barakura rero mu zindi nzego z'ijambo ry'Imana. Ariho ibipimo byo gupima gukura mu mwami. Mu jambo ry'Imana hari ibipimo, kuko biravuga stade de croissance. Hari impinja, hari abana bato, hari abasore, hari base. Hari etape enye. Bamwe ngo ni impinja zikivuka ako kanya, abandi ngo ni abana, abandi ngo ni abasore, abandi ngo base. Ariko iyo urebye Paulo kenshi aravuga ati mwari kuba mwaramaze gukura, ariko murakira bukuramiza amata. Si ukuvuga ngo bamaze igihe gito mu gakiza, bamaze imyaka n'imyaka, ariko ntabwo bakura. Abo rero kujya kubajyana mu bintu bihanitse ni guta umwanya. Bakwiye kubanza kureba ko biziya nyigisho z'umusingi
ziriya nyigisho z'urufatiro bazivuyeho, barakuze. Si umuntu akirwana n'imirimo ipfuye se umva wamwigisha ikindi ki? Akwiye kwigisha inyigisho zo kwihana kugeza wihana nabindi. Amen. Rero itorero rya Tesalonike ryaranejeje Paulo kubera ko ryaranzwemo no kumenya umwami neza no gukura muri we. Satani ntiyabashobora, baramentena ubuhamya bwa Kristo muri yasi y'abagiriki y'umwijima, ndetse agakiza kabo gahamirizwa no kurenga imbibe z'iwabo, niko Paulo yavuze. Amen. Reka turebe ibintu rero nk'umunani byatumye Abatesalonike bagera kuri ya ndangagaciro twabonye. Amen. Hanyuma dusenge. Cyambere batubwiye ko Abatesalonike, itorero Tesalonike koko ryari riri mu Mana Data no muri Kristo. Ntabwo byari mu idini, byari mu Mana Data no muri Kristo. Siko batubwiye? Ari ku murongo wa mbere siko batubwiye? Paulo na ari mu murongo wa mbere? Paulo na Silwano na Timoteyo turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Abatesalonike bari mu Mana Data wa twese no mu Mwami Yesu Kristo. Amen. Amen. Ngo ni itorero ry'Imana koko. Bararihamiriza, ntabwo ari idini. Icya kabiri, twabonye ko ryari rifite ukwizera, urukundo, ibyiringiro muri Kristo Yesu. Iyo twabibonye se? Amen. Ibyo byatumye itorero rihagarara neza, kubera ko ibyo byababashishije kunyura mu bigeragezo ntibatsindwe n'umwanzi. Icya gatatu, batubwiye ko n'irya jambo nabwiye kare, Paulo aravuga ngo mwaratoranijwe, ngo Abatesalonike baratoranijwe n'Imana. Natwe kumenya ko watoranijwe ni arme, ni intwaro ikomeye. Iyo uzi ko Imana yagutoranije kera isi itararemwa, nubwo wahura n'intambara zimeze gute, biguha kwihangana yuko yakumenye kera n'ibyo yabimenye kera. Niba yabimenye kera rero hari icyo yateguye gukora. Ukwiye kugera mu rwego aho udashidikanya ku itoranywa ryawe, yuko Imana yagutoranije. Amen. Harimo imbaraga kumenya ko Imana yagutoranije. Ntabwo ari kwitera amajeke. Ni Umwuka Wera abizana mu mutima w'umuntu. Ntabwo ari ibintu byo kwiyemera n'uburyarya n'ibiki. Ni ibintu biri authentique Umwuka arema muri twebwe. Ukamenya ko Imana yaragutoranije itararemwa. Awi. Siko yabivuze se? Ngo baratoranijwe. Kuri kane hari. Ngo baratoranijwe. Bene data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo. Amen. Amen. Tuzi ko mwatoranijwe nayo. Paulo ntabwo ashidikanye, arabizi ko batoranijwe. None se wowe muri wowe wumva waratoranijwe? Cyangwa wumva ko urirwariza? Waratoranijwe. Ibi bikwiye kubyumva muri wowe, atari kuvuga ngo bikwiye kuba mu mwuka muri wowe ko watoranijwe. Icya kane, ubutumwa bwiza ntabwo babwakiriye gusa mu magambo, ahubwo babwakiranye n'imbaraga zabwo. Ubutumwa bwiza ntabwo babwakiriye gusa mu magambo, babwakiranye n'imbaraga zabwo. Ubutumwa bwiza ntabwo babwakiriye gusa mu magambo, babwakiriye n'imbaraga zabwo. Ku murongo wa 5, kuko ubutumwa twahawe butabagezeho ari amagambo gusa, ahubwo bwabagezeho bufite n'imbaraga n'Umwuka Wera no kubemeza mudashidikanya. Amen. Amen. Birasaba iki rero?
birasaba yuko tumenya ko itorero Tesalonike impamvu ryashoboye kunesha ntabwo ryakiriye gusa ubutumwa mu magambo, ahubwo bakiriye n'imbaraga zabwo. Nk'uko handitswe ngo ubutumwa bwiza n'imbaraga z'Imana. Ese twebwe twarakiriye ubutumwa n'imbaraga zabwo cyangwa twakiriye ubutumwa nk'amagambo? 5 ngo bakurikiye urugero rwa Pawulo na Sila mu kwihanganira ibigeragezo. Amen. Kuri 6 Pawulo na Sila bababereye icyitegererezo mu kwihangana mu mwami. Namwe niko mwadukurikije mukurikiza n'umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu makuba menshi, mufite ibyishimo by'umwuka wera. Amen. Imumva babonye example he kuri Pawulo. Nivuga ngo kubona ababwirije ubutumwa banyura mu makuba bakemera ubwo butumwa, bakemera kubabazwa ku bwabwo, byabahaye courage, byabahaye nabo kuvuga ati koko natwe tugiye guhagarara. Nivuga ngo ba Pawulo bababereye icyitegererezo cyiza. Hanyuma 6 ubwabo bamaze guhagarara baje kubera abandi icyitegererezo cyo kwihanganira ibigeragezo. Iyo wihanganiye mu mwami hari benshi bakureberaho, noneho ukabakominika umutima wo kwihangana. Ba Pawulo babereye Abatesalonike urugero mu kwihangana mu bigeragezo, n'Abatesalonike babera abandi icyitegererezo. 7 bari abantu bababajwe n'abazimira, donc ils étaient des gagneurs d'âme. Bari abantu bashaka imitima ikizwe, kuko urumva ko ubuhamya bwabo bwagize kuregezaho n'abandi bakizwa. Ku 8 hari nicyo cyatumye muba icyitegererezo cy'abizera bose bari i Makedoniya no muri Akaya, kuko muri mwe ariho havuye ubwaku bw'ijambo ry'umwami wacu. Icyakora ntibwageze i Makedoniya no muri Akaya honyine, ahubwo hose kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye. Nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubwira abantu. Amen. Voilà, kwizera kwawo kwaramamaye. Nuvuga ngo babaye source, babaye isoko yo gukomera no kwitoro ry'Imana riri kure yabo. Kubera iyo banyuzemo ntibacogora, barahagarara. Amen. Hanyuma 8 ni handi twasomye kare 9-10 byose byahereye mu ntangiriro, bakijijwe neza. 9-10 kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye nuko mwahindukiriye Imana mwimuye ibigirwamana, ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho, no gutegereza umwana wayo uzava mu ijuru, uwo yazuye mu bapfuye ari we Yesu, uwo uzadukiza umujinya uzatera. Amen. Amen. Ni ukuvuga ngo barakijijwe baramaramaza. Iyo byatumye rero bubaka ku rufatiro nyarwo, ntabwo bigeze bajenjeka. Banyuze muri une réelle conversion, barakijwe by'ukuri. Kuko gukizwa nabi au départ mu ntangiriro biragukurikirana, n'agakiza kawe kakaba fake. Byose ngo umwana apfa ryari muite. Voilà. Iyo umuntu atiyanye neza dès le départ, birakomeza kese nagera agati banikamubwira ubuntu agasa n'utangira bundi bushe akihana. Ariko kwihana by'ukuri imirimo ipfuye umaze kuvuga ubutumwa bwiza
nirwo rufatiro Mwuka Wera azubakaho n'ibindi. Ariko iyo nta avant na après ta rencontre avec Jésus, nta gakiza kaba gahari by'ukuri. Hakwiye ko bariho mbere gura na Yesu dore ko nari meze, muye nawe byagenze gutya, nyuma ye byahindutse gutya. Iyo udafite rero avant na après, abariho une grande question. Ubu Paul arabamiriza hano ngo barakijwe Abatesalonike baramaramaza. Ntibaze ngo byari byoroshye nuvuga ngo igihugu cyose cyangwa yose byari bifite imana zabo basenga bagatura akaba n'iminsi mikuru ngaruka mwaka n'ibiki kubivamo rero nuvuga ngo igihugu cyose kiraguhindukira ni nk'umuntu abaye umwanzi ubwoko bwe, donc bashobora kumwica. None aravuga ati mwebwe mwarihanye mwimura bigwamana muhindukira imana nzima. Nibyo byaranze rero Abatesalonike. Ibyo bintu 8 rero iyo biyitegereje ushobora no gupima nawe ubukristo bwawe. Amen. Hanyuma kavuga ese koko mfite igihagararo kizima muri Kristo cyangwa ndi muri parapara? Mwebisi amapuwe 8 navuze ari ashobora kugufasha ukareba ubukristo bwawe uko bumeze, kuko ziriya ni ingingo 8 ziranga itorero rya Tesalonike, impamvu ryakuze n'impamvu ryashimwe n'intumwa. Mugize mumva ari gaya yarishimye, usibye ko mu nyuma hari abashatse kujya nyine babandi badakizwe nyabukizwa bakinjira ku mpamvu ntazi arizo, ariko ndazizi murabyumva. Hanyuma bagatanga rero bashaka kuvangira itorero. Niba abandi yavuze ngo muri mwebwe abantu baguma bayirera gusa badafite ibakora n'ibiki sibyo? Abo ni abantu bazi kuvanganya. Itorero rimaze kugira impact stani nabura abo asukamo. Ariko muri rusange itorero nyaryo rya Tesalonike Paulo yarishimye. Amen. Kadufate iminota 10 dusenga Imana tunatekereza no kuri izi ngingo 8, mwese azitekereze yirebaho areba ubuzima bwe bwa gikristo.